yewe ubwo sinakubeshya inzara iri kuvuza ubuhuha saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya ati subu mama nkawe umaze iki wowe na papa jewe kuva mu gitondo ubu sinari narya ningera amahirwe kuva mu gitondo sinari narya ubu ni sangahe ubu ntabwo nakubeshya ngabo abantu bari hano ubu hano hakabije harimo abantu bakeya bashaka kuba bariye abandi bose ntago twariye abashyashire muri kwibona mu muravuga ngo nibongera ijwi ariko ntajwi bakongera ko nta mwuka atumije abantu nkababwira ko inzara ije bakabisuzugura bakanga kubyumva hanzara murabona ntabwo murabona inzara ntayihari bantu mwiribwa murira mu Rwanda inzara hari ntayihari imbere raharaho mana namwe ngo nimbabwire ngira abantu ngo iyi mvura muri kubona iri kugwa namahirwe akomeye Imana iri kubaho kugira ngo mwige guhinga muvomerera mufata aya mazi yibacika kuko imbere hagiye kuza amapfa ateye ubwoba ikimenyetso ngiye kubaha irambwira ngo ni itangazo igiye gutanga akunzi ba Mbogune TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye ndasuhuza mwese mufite akazi namwe mudafite akazi mwihangane kuko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege icyambere no gusenga Imana no kuyizera kuko niyigena byose. Iyi rero mukurikirana ni Mbogune TV nge mugiye kubana naye mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe nk'ibisanzwe. nagarutse mbashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe ni igiciro gikomeye cyane kandi nawe utarakora subscribe ni amasegonda make cyane ugakanda aho hari akazogera tukajya tubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho kuri Mbogune TV. Uyu munsi rero twagarutse tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero mu minsi ishize nari ndimo nkurikirana ikiganiro cy'umwari witwa Solange yagiye ahanura ibintu byinshi Imana yagiye imuha message ku bijyanye n'abantu ko dukwiye kuba duhinduka kuko Imana iradushaka cyane kugira ngo itugirire neza. Nubwo ari abantu bagiye bavunira ibiti mu matwi badashaka kumva ubutumwa bw'Imana, ariko mu by'ukuri Imana yagiye itanga message, itanga imiburo itandukanye. Hari nkaho yavuze ku kibazo cy'inzara nk'uko mugiye kubyumva hano n'icyakurikiyeho. Mutega amatwi mubanze mwumve uko yabihanuye. atumije abantu nkababwira ko inzara ije bakabisuzugura bakanga kubyumva. hanzara murabona ntabwo murabona inzara ntayihari bantu mwiribwa murira mu Rwanda inzara hari ntayihari imbere raharaho mana namwe ngo nimbabwire ngira abantu ngo iyi mvura muri kubona iri kugwa namahirwe akomeye Imana iri kubaho kugira ngo mwige guhinga muvomerera mufata aya mazi yibacika kuko imbere hagiye kuza amapfa ateye ubwoba. Ikimenyetso ngiye kubaha irambwira ngo ni itangazo igiye gutanga. Ngiye kubona mbona bano bantu bakunda kwambara amabaji bagenda basoresha niba babwita bakora muri Rwanda Revenue, mbona barimo kugenda banyuramo mu bacuruzi bagenda banyura mu maduka, ariko nkabona aho bageze amaduka amwe namwe arakingwa, nkabona aho bageze mu isoko amayetajeri amwe arimo ahanuka yikubita hasi. Irambwira ngo ikimenyetso Imana itanze nuko abantu b'abacuruzi bagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Imana irambwira ngo abacuruzi benshi bagiye gukubirwa imisoro igiye kuzamuka, igiye kwiyongera, kubera yuko mu kwiyongera kwayo hari amaduka amwe namwe azafunga
nk'uko mubyiyumviye rwose murumva ko ari ibintu biteye ubwoba ejo bundi ubwo nari ndimo nkurikirana ibiganiro bya radiyo imwe ikorera hano mu Rwanda, radiyo na televiziyo, numvishije abantu benshi mu karere kamwe bataka inzara cyane bikomeye cyane. Subiza amaso inyuma nibuka ko uyu mama yigeze ashize amezi ageze kuri angahe abihanuye. Si ibyo gusa, hari n'ibindi yagiye ahanura bikomeye cyane kandi nabyo tugenda tubona. Wumva rero Imana imukoreramo ibasha kumwereka ibintu, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe ahanura ibintu ukabona amarira araje bitewe n'agahinda ari kubona ibintu bikaze, ariko kuko afite amaso areba kure atandukanye n'ayo dufite, bitewe n'uko Imana yamukoze ku maso ibasha kumuhishurira ibintu twebwe duhishwe. Rero hari nk'abari bamaze iminsi bataka inzara, ibyo byose yagiye abihanura nk'uko mugiye kubyumvira hano. Abo ni abantu barimo barataka inzara imeze nabi. Ntabwo byoroshye, mubanze mubakurikire mwumve. yewe ubwo sinakubeshya, inzara iri kuvuza ubuhuha. Saa izi ngizi turi kwifata tugakubitira abana kuryama, bagera mu buriri byagera mugoroba inzara yabajya ati si ubumama nkawe umaze iki wowe na papa. Jewe kuva mu gitondo ubu sinari narya, ningira amahirwe kuva mu gitondo sinari narya. Ubu ni sanga ubu ntabwo nakubeshya ngabo abantu bari hano. Ubu hano hakabije harimo abantu bakeya bashaka kuba bariye, abandi bose ntago twariye. Abashakira muri kwibona mu muravuga ngo nibongera ijwi, ariko nta jwi bakongera kuko nta mwuka. Ntago nakubeshya abantu turapfuye pe. Kuva mu gitondo ntabwo rebe njye utuzi twonye turashonje pe, turashonje n'amaso yanyu arabyirebera. Namwe ubwanyu rwose amaso yanyu mwahagarara mukareba uko bimeze. Rwose umudamu yagisoromye agiye kugitekera abana, abonye ko kitaribwa ajya kwiba. Bitoroshye rwose, ahubwo dukwiye kugira buryo twegera Imana tukarushaho gusenga kugira ngo Imana itugire neza kandi iturengere muri ibi bintu, kuko abenshi barabyumva bakumva ubuhanuzi ariko bakabyima amatwi. Abantu rero bari kwitwara cyane nko mu gihe cya Nowa, ubwo Imana yagendaga iburira abantu bakanga kumva, bagahitamo kumuseka cyane. Ariko umunsi Imana yatezaga umwuzure hagwa imvura cyane, nibwo batangiye kumenya ko burya ibyo yababwiraga byari ukuri. Rero abantu benshi bagenda batanga imiburo itandukanye ku bantu, ariko ntabwo babasha kumva barebe aho ibihe bigeze. Ariko mu by'ukuri nakubwira ngo umuntu uri gushayisha mu byaha, umuntu udafitanye connection n'Imana ngo wirinde icyaha aricyo gitandukanya umuntu nayo, biragoye cyane kuba wakumva ubuhanuzi burimo buratambuka, cyane nko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, na cyane ko ndeba nkabona igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'igihugu cya Isiraheli, ko Imana ikigarukaho cyane igiha ubuhanuzi butandukanye. Rero mu by'ukuri abantu mwese murimo musuzugura Imana mudashaka kumva, birashoboka ko igihe cyaba kigeze ngo Imana ize irebane namwe mwanze kumva, mwanze kuyumvira. Rero nahanjye nawe kugira ngo uyu munsi nimba wumvise ijwi ry'Imana ikubwira ngo va mu bidatunganye unyure mu nzira zitunganye kugira ngo wikosore.
kuko nimba bitabaye ibyo ngibyo mu minsi iza ushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko wabwiwe ukanga kumva. Rero nimba wumvise iyi mesaje ndagushishikariza ko wafata icyemezo ugahinduka, kuko Imana iracyagutegeye amaboko kugira ngo ikugirire neza. Sawa rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bagafite namwe mutagafite. Ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi ushobora kuba byanze ejo bigakunda, ntagucika intege. Sangwa no kwizera Imana no kuyisenga, Imana nigena byose. Ngiye mwabanye rero mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza kugira ibihe byiza. Bye bye.